Ukwezi kwa 12 n'ukwezi kwa mbere niko usanga harimo impfu nyinshi, ariko turaza no kuba twabihuza no kuba tukiriho turi bazima tubashe kuba twashima Imana, kubera ko iyo usoje uri muzima buriya nubona umwaka iminsi irenga 300 amezi 12 yose arangiye uri muzima, naho yarangira nta kazi ugize, byonyine kuba umwaka urangiye uri muzima ni ibintu byo gushimira Imana cyane, kubera ko ubuzima nicyo kintu cya mbere. Naho waburara inshuro zingahe uri muzima, ubuzima nicyo kintu cya mbere. Uyu mwuka duhumeka niwo uhenze cyane. Hari abantu benshi mugiye mugira n'ukuntu musura abantu ugeze nko mu bitaro nibwo ubibona, hari abantu baba bari kuri bombone cyangwa se kuri bya byuma bitanga umwuka, ugasanga nta cyizere cy'ubuzima afite. Uriya muntu uramutse umubwiye uti ni ikihe cyifuzo ufite, ukamuha nk'uburenganzira bwo kuba yavuga cyangwa se ukamuha amahirwe yo kuvuga, yavuga ati njyewe ndifuza gusubira mu buzima busanzwe, ndifuza kuba muzima kandi ngomba kuzakorera Imana. So rero mu gihe uri muzima ntukihebe ngo wumve ko wenda ngo byacitse, ngo wumve ko ibintu nyine byakomeye cyane, ngo umwaka se kuki nkurangije nta kazi, ngo umwaka wambereye mubi cyane, ngo wabaye umwaka w'umwaku. Ntabwo ari byo. Byonyine kuba uri muzima, kuba uri guhumeka uwo mwuka ufite, ni ukubera ko Imana nyine yabigizemo uruhare. Ndetse no kuryoherwa n'amakuru n'ibiganiro bigiye bitandukanye tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Nyita nyawe CK nyawe Lambert, and welcome to KC Kigali Connect. Mubwira ngo urungeze cyane kuba warahisemo kujya ukurikira amakuru yacu ndetse n'ibiganiro bigiye bitandukanye tugenda tukugezaho. Uyu munsi tuje kuba tuganire ku ngingo zigiye zitandukanye, ariko ahanini zijyanye n'ukuntu dusoje umwaka turi bazima. Hari ukuntu abantu dusoza umwaka turi bazima, umuntu akumva ni ibintu bisanzwe akajya kubisereburira, ariko ugasanga muri ibyo bikorwa byo gusereburira rimwe na rimwe arimo arakoreramo n'ibintu bitari sawa, ugasanga asoje umwaka bitari sawa cyane, ibintu nyine bihabanye cyane n'imico yagakwiye kuranga abantu. Ariko abenshi dusoza umwaka twishimye, ariko hari n'abasoza umwaka bari mu bitaro bababaye, hari n'abandi benshi baba bapfuye. Akenshi ukwezi kwa 12 ni kumwe mu mezi akenshi usanga hapfamo abantu benshi. Si ukubera ko ariko byagakwiye kugenda, ni ukubera ko ariko mu mutwe twabyakiye kandi koko bikagenda gutyo. Ijambo ry'Imana ravuga ngo icyo wiyaturiyeho kikubaho. That's why nyine usanga ibintu kenshi dutekereza ko bibaho usanga binatubayeho. Tujye kuba twabigarukaho ubundi tuganire turebe se kuki mu kwezi kwa 12 usanga ariho abantu benshi babura ubuzima, abenshi bagapfa. Ugasanga kandi mu mezi yagiye abanza abantu ntabwo bigeze bahura n'impanuka ziri grave cyane cyangwa se ziremereye cyane. Hagati y'ukwezi kwa 12 n'ukwezi kwa mbere niko usanga harimo impfu nyinshi, ariko turaza no kuba twabihuza no kuba tukiriho turi bazima tubashe kuba twashima Imana, kubera ko iyo usoje uri muzima buriya nubona umwaka iminsi irenga 300 amezi 12 yose arangiye uri muzima, naho yarangira nta kazi ugize, byonyine kuba umwaka urangiye uri muzima ni ibintu byo gushimira Imana cyane, kubera ko ubuzima nicyo kintu cya mbere. Naho waburara inshuro zingahe uri muzima, ubuzima nicyo kintu cya mbere. Uyu mwuka duhumeka niwo uhenze cyane. Hari abantu benshi mugiye mugira n'ukuntu musura abantu ugeze nko mu bitaro nibwo ubibona, hari abantu baba bari kuri bombone cyangwa se kuri bya byuma bitanga umwuka, ugasanga nta cyizere cy'ubuzima afite. Uriya muntu uramutse umubwiye uti ni ikihe cyifuzo ufite, ukamuha nk'uburenganzira bwo kuba yavuga cyangwa se ukamuha amahirwe yo kuvuga, yavuga ati njyewe ndifuza gusubira mu buzima busanzwe, ndifuza kuba muzima kandi ngomba kuzakorera Imana. So rero mu gihe uri muzima ntukihebe ngo wumve ko
wenda ngo byacitse ngo umve ko ibintu nyine byakomeye cyane, ngo umwaka se kuki nkurangije nta kazi, ngo umwaka wambereye mubi cyane, ngo wabaye umwaka w'umwaku. Ntabwo ari byo byonyine kuba uri muzima, kuba uri guhumeka uwo mwuka ufite, ni ukubera ko Imana nyine yabigizemo uruhare. Tugiye kuba twaganira, ariko nawe uruhare rwawe rurakenewe cyane. Ushobora no kugira uruhare mu biganiro tukugezaho unyuze ku rubuga wa eshatu Kigali connect.com, cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye tugenda tubagezaho kuri kamera, cyangwa se ku buhanga bw'ibyuma, kuri sound ndetse no kuri kamera. Inyuma mba ndi kumwe na Byishimo Cedric cyangwa se Cedro byinshi, aho agenda adufasha mu buryo bugiye butandukanye. Yes, hanyuma rero mu mpera z'umwaka, muri iki gihe mu Rwanda huzura ibyishimo byinshi, cyane cyane iyo umwaka urangiye. Abantu bishimira kurangiza urugendo rw'amezi 12 baganisha ku mwaka mushya, kubera ko n'ubundi umwaka uba ugiye gutangira. Hari n'abandi basoza uyu mwaka bafite intimba ndetse n'amarira, batewe n'impanuka cyangwa se ibindi bibazo byagiye bitandukanye, bikabasigira ibikomere ku mutima. Ugasanga nyine basoje umwaka batishimye, cyangwa se ugasanga bamwe basoje umwaka bari mu bitaro. Mu mihanda yacu ku manywa y'ihangu ndetse no mu masaha y'ijoro habaye inkuru z'akababaro zatumye hano mu Rwanda benshi bakuka umutima, by'umwihariko nk'impanuka iherutse kuba Kicukiro yahitanye abantu bagera kuri 6 hafi 7. Imibare izwi ni abantu bagera kuri 6 bahitanwe n'impanuka yabereye Kicukiro, abandi bagera kuri 10 hafi na bangahe barakomereka. Ni ibintu biba bidasanzwe. Murabyibuka hagiye haba impanuka nyinshi muri uku kwezi, aho hari n'umu DJ bita DJ Toxic wagonze umupolisi. Tubura ingabo y'igihugu, tubura umukozi w'igihugu, igihugu kirababara cyane. Kuri ubu ngubu akaba ari no mu maboko ataraye. Ni ibintu biba bidasanzwe cyane, kuko ni icyaha kiremereye cyane kugonga. Byonyine iyo ugonze umuntu usanzwe atari mu kazi kamureba, byonyine agapfa, aba ari burundu. Yari mu makosa, yuri mu makosa aba ari burundu. Noneho akarusho kugonga umupolisi aguhagaritse, noneho bagupima ugasanga wanyoye cyangwa se wasinze. Urumva ko ni ikibazo kiba gikomeye cyane. Nyine bamwe umwaka bawusoza bafungwa. Mwagiye mwumva abo bita ba jihadi, ibintu byagiye bibabaho, bagiye bafungwa muri uku kwezi, ndetse n'abandi benshi bagiye batandukanye tutagiye kuba twarondora cyangwa se ngo tubashe kuba twabigarukaho. Yes, hanyuma rero hari impamvu nibura zigera ku 10 zishobora gutuma tugomba gushima Imana kubera ko dusoje umwaka. Bitari ibintu byo kwenjoyinga gusa, ngo twagiye mu birori, ngo twatemberanye n'amafamiye, twagiye ahantu kuryoshya, twaserebuye ku mwaka tusoje amahoro. Si byo gusa, ahubwo hari n'ibindi bintu bigera ku 10 tugomba kuzirikana, kubera ko nyine tuba dusoje umwaka amahoro. Ikintu cya mbere, twarokotse ingorane ndetse n'ibigeragezo byinshi by'umwaka kandi turacyahumeka. Kubera iki? Ibi bisobanura ko mu mwaka habayeho ibigeragezo bitandukanye, indwara, ubukene, amakimbirane, akazi bamwe bagiye bakabura, ndetse n'ibindi bitugerageza. Nubwo byose byabayeho, siko byatwishe cyangwa se bitwicishe burundu. Kuba uyu munsi tukiriho duhumeka ndetse no gutekereza, ni impano ikomeye cyane twahawe n'Imana. Ikintu cya kabiri, Imana yaduhaye ubuzima n'imbaraga. Niyo twaba twarahuye n'ibibazo bijyanye n'indwara, bamwe twarakize, bamwe twakoze impanuka zitandukanye, bamwe bararozwe ariko barakira. Yes, impamvu zabyo, hari abantu benshi bigeze kurwara, abenshi barwarira mu rugo, abandi barwarira mu bitaro bararemba cyane, ariko nyuma baza kuba bakira. Ntabwo ari uko turi beza kurusha abandi, ahubwo ni imbabazi z'Imana zatumye dukomeza kugira imbaraga zo gukora, kwiga, gusenga ndetse no kwita ku miryango yacu. Yes, hanyuma rero ikintu cya gatatu, ko dusoje umwaka amahoro, turi bazima, duhumeka, dufite ubuzima buzira umuze, ni ukubera ko
ubu ngubu dufite igihugu kirimo amahoro ndetse n'umutekano. Yes rero amahoro ni umugisha ukomeye utabonwa n'umuntu wese na buri umwe cyangwa se buri gihugu cyose, ahubwo kuba twarashoboye gukora imirimo yacu ya buri munsi tudahungabanyijwe n'intambara cyangwa se ibindi bibazo bigiye bitandukanye, tugomba kubishimira Imana. Ikintu cya kane kigomba gutuma buri wese ashima Imana, dusoje umwaka ugomba gushimira Imana, nuko Imana yashoboye kubona ibidutunga naho kuba, nubwo byose bitari byinshi kuri bose. Yes, nubwo hari ibyo wifuzaga utarabona byose, ariko kubona ibyo kurya, ibyo kwambara, aho kurara ndetse n'utundi duke nibura bigufasha kubaho, nabyo ni umugisha. Hari abo umwaka wasize nta naho bakinga umusaya, bityo rero kuba warabashije kubaho mu buryo bworoheje ni impamvu yo gushima Imana. Gusa nubwo hari nabo usanga babuzaho kurara ndetse n'ibyo kurya kubibona ari ikibazo, byonyine no kuba utarapfuye ngo wicwe n'ibyo bibazo ukaba uri muzima, nabyo ukwiriye kubishimira Imana. Ikintu cya gatanu, twabonye urukundo rw'imiryango ndetse n'inshuti, tugumana ubumwe ndetse n'ubufasha mu bihe bikomeye. Yes, hanyuma rero uburyo imiryango n'inshuti badushyigikira mu byishimo ndetse no mu marira Imana iduha binyuze mu bantu, kuba utari wenyine, ugira uwo uhamagara, nibura uwo ubwira ibikubabaje cyangwa se ibibazo byawe, ukaba ufite yo besto cyangwa se inshuti cyangwa se umusheri cyangwa ibindi bikunezeza, ni impano ikomeye yo gushimira Imana. Ikintu cya gatandatu, hari intego twagezeho, amasomo, akazi, umushinga cyangwa indi ntambwe, hari byinshi wagezeho. Umwaka urangiye ubonye akazi, umwaka urangiye hari ibintu byinshi umaze kuba wageraho, nta ntera ntoya iba cyangwa se nta kantu gato kabaho mu buzima, ahubwo ako wita gato ni ikintu gikomeye cyane mu buzima. Kuba wararangije ishuri, warabonye akazi, waratangiye umushinga wawe, waragize impinduka nziza mu mibereho, cyangwa wararetse ikibi runaka ukavuga ati iki kintu uyu mwaka ngomba kukireka, ngomba kuva kuri ibi bintu, ngomba kujya ku bintu bimeze gutya, ibyo bintu ukabishobora ukabigeraho, ni ikintu gikomeye cyane. Byose ni imigisha y'Imana ikongerera ubushobozi ndetse n'ubumenyi, niyo waba utarabigezeho byose, kuba ariho wavuye ukaba wageze ahandi, ni impamvu ikomeye cyane yo gushima. Ikintu cya karindwi, twarokotse impanuka ndetse n'ibyago byashoboraga kuduhitana cyangwa se kudukomeretsa bikomeye cyane, tukaba turi kwa muganga, tukaba dufite abavandimwe bari mu bitaro bababaye, ariko kuba ibyo ngibyo bitarabaye n'ubuntu bw'Imana. Twatangiye dutanga urugero rw'impanuka zigiye zitandukanye zagiye zihitana abantu muri uko kwezi, tubaha n'ingero z'impanuka zigiye zitandukanye. Ni amashimwe akomeye cyane kuba wowe ukiri muzima, ukaba uri guhumeka. Yes, hanyuma rero hari aho wanyuze habaye impanuka, hari aho wakererewe cyangwa wihuta, hari n'ibihe wari urimo utumva uburyo ushobora kuba wabivamo. Kuba utari mu bapfuye cyangwa se abakomeretse cyane mu mpanuka n'ibyago bitandukanye bigaragaza uburinzi bw'Imana mu rugendo rwacu rwa buri munsi. Ikintu cya munane, Imana yaduhaye umutima wo kwihangana ndetse no kudacika intege mu bihe by'amarira ndetse n'agahinda. Yes, si buri gihe imibereho igenda neza, hari aho byababaje cyangwa se byakugoye kubyakira, hari aho wacitse intege, hari aho wabuze uwo ukunda, ariko kuba utaraheranwe n'agahinda ukaba uri muzima ngo wiyange cyangwa se wiyahure, ariko ukaba ukiriho, ni ibintu byo gushimira Imana ndetse ni ubuntu bugeretse ku bundi. Ikintu cya cyenda, warasenze cyane, ufite ahantu henshi hagiye hatandukanye usengera, uri mu restoration, uri mu ADPR, uri mu Anglican, usengera muri church runaka, muri ministeri runaka, uri mu Islam. Hari ibintu wagezeho, hari ibintu wasengaga ubigeraho, ibyo bintu kuba warabigezeho ni umugisha ukomeye cyane. Hari ibyo wasengeye bigasubizwa uko wabisabye, nta kintu na kimwe kibuzeho. Hari n'ibindi utabonye uko wabyifuzaga, ariko ukabona amahoro yo mu mutima. Ibyo byose ni uburyo Imana isubiza isengesho rimwe, ikaguha ibyo wasabye, amahoro yo kwakira ibyabaye, ukumva nyine
ni ibintu nyine biri simple, ni ibintu bisanzwe, kumva ufite amahoro adasanzwe. Ubwo ni ubuntu bugeretse ku bundi. Ikintu cya 10, kuba twageze mu mpera z'umwaka turi bazima kandi dufite icyizere cy'umwaka mushya, ubwabyo ni impano ikomeye cyane kandi y'Imana. Birumvikana hari abatageze ku mpera z'umwaka, hari n'abawugezeho badafite icyizere cyangwa amahoro mu mutima yabo. Kuba wicaye utegereje undi mwaka wifitemo icyizere, ujya kwenjoyinga, ukarya, umuryango umeze neza, ni ikimenyetso cy'uko Imana igufashe mu rugendo rwawe. Uwo mwanya wo kuba uriho niwo mpano ikomeye kurusha izindi zose. Bamwe barishima, abandi bakarira. Murabizi ko tugarutse no kubijyanye n'ibyishimo, turi gusoza umwaka twishimye. Mwagiye mubona ibitaramo bigiye bitandukanye byagiye biba uyu mwaka, ndetse ejo bundi umuhanzi Israel Mbonyi azamanuka i Rubavu ajye gutaramira abatuye i Rubavu. Tugomba guserebura ko umwaka urangiye turi amahoro kandi tumeze neza. Tariki ya mbere muri BK Arena witwa The Ben azajya kuririmbira abantu. Mwagiye muyibona ari ubwo azaba ari kumwe na Bruce Melody. Ni ibintu abantu benshi bategerezanyije amatsiko, ndetse benshi bavuga ko ari ibintu bishimishije cyane, ko tugomba gusereburana n'aba bahanzi b'ibyamamare ko dusoje umwaka amahoro. Umuhanzi Israel Mbonyi akaba n'uyu munsi ijoro ryashize yaraye akoze ibidasanzwe. Imana yaraye imukoresheje ibidasanzwe, ubwo BK Arena yuzuye ibihumbi birenga ibihumbi 10 n'abantu 300 bose bari buzuye, yakubise yuzuye. Hari n'abantu benshi batashye. Ni ibintu bidasanzwe, ni ikintu kigaragaza ko abantu bafite umutima wo gushima Imana. Wowe ufite uburyo ushimamo Imana, ariko ni ngombwa ko tugomba kubikora kugira ngo nibura ubundi abantu basenga twemera ko ibiryo by'Imana ari amashimwe. Iyo n'umubyeyi umukoreye ikintu cyangwa se gukoreye ikintu ugahita uvuga ati mama urakoze cyangwa se umubyeyi urakoze, biramushimisha cyane, bigatuma n'ikindi gihe agutekerezaho. Rero Imana yo irenze umubyeyi. Niyo mpamvu iyo yaguhaye ubuzima ikaguha byinshi wagezeho, uba ugomba gushima Imana. Abantu benshi baturutse mu bihugu bitandukanye byo muri Afurika bakuze urugendo rurerure rw'amaguru bajya muri Ghana kugira ngo bishe mu nguge y'uwitwa Ebonoa wabahanuriye ko imperuka izaba kuri 25 Ukuboza 2025. Baturutse mu bihugu bya Afurika bakoze urugendo rurerure rw'amaguru bajya muri Ghana kugira ngo bishe mu nguge y'uwitwa Ebonoa wabahanuriye ko imperuka izaba kuri 25 Ukuboza 2025. Baturutse mu bihugu bya Afurika higanjamo muri Benin bagaragaye bikoreye ibikapu birimo imyambaro n'imijyamirwa ndetse n'ababyeyi bahitse abana babo. Mu nzira banyuragamo mu masaha y'ijoro humvikanye bari batunguwe n'uru rugendo. Uyu mugabo wigiranye na Nowa uvuga muri Bibiliya amaze igihe kinini yubaka ubwato, ahamya ko abakiranukiye Imana bazihishamo kubw'umwuzure ukomeye cyane uzabibasiye isi. Yavuze ko iyi mperuka izaba mu gihe cy'imyaka 3 uhereye kuri iyi Noheli. Muri Kanama 2025 Ebonoa yavuze ko ubwato yubatse harimo ubushobozi bw'abantu 5,000. Avuga ko Imana ariyo yamutegetse kubwubaka kugira ngo abataregomeye bazabwishemo. Bamwe mu bemera Imana bahaye agaciro ubuhanuzi bw'uyu mugabo, ariko abandi babutera utwatsi bagaragaza ko icyagamije ari ukwamamara gusa. Ku rukuta rwe rwa Instagram rukurikirwa n'abarenga 29,000, TikTok ikurikirwa n'abarenga 1.3 niwe ukunze kugaragara yambaye igunira ryanduye. Yaratangaje ko imperuka itakibaye nyuma y'amasengesho akomeye yakoze asaba Imana kumuha umwanya wo kubaka izindi nguge. Nowa yavuze ko kubera amasengesho yabonye ikindi cyerekezo, ndetse yakomeje avuga ko yabonye abantu benshi bavuye hano hirya no hino ku isi baza mu nguge, bityo rero yahisemo guhuza icyerekezo n'abandi bantu b'Imana bakomeye barasenga. Uyu mugabo yakomeje avuga ko nyuma yo kwivugana n'Imana yamuhaye igihe cyo kubaka izindi nguge zifite n'amahema aho bose bazajyamo kugira ngo mu gihe cy'imbere hatazagira uhungira ahandi hantu. Yavuze ko atari kugurisha amatike ndetse na none kwaka amafaranga. Yasoje abwira abantu ko baguma mu rugo ndetse bakanezerwa. Nyita nyawe CK nyawe Lambeto, tugushimira ko kurikira ibiganiro byacu bya buri munsi. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao, hasta la vista. Imana ibarinde umwaka mushya muhire wa 2026.